uru rukundo ruzagera urukabura kubera ko Tereza yaje muri uno muryango. Ese wowe ubona bino bintu bitababaje? So guys, nongeye kugwikaza hano kuri Venke Empire, nawe niba umukunzi wa filime yacu Ibanga, nkaba ngusaba kugira ngo ube wakora subscribe hasi aho kugira ngo nawe ujye ubona behind the scenes zose zibanga za filime yacu Ibanga buri munsi, ndetse niba warakoze subscribe ndagushimira. So guys, murabizi ko filime yanyu Ibanga ibihari nubwo igitinda, ariko muzaza mubyihangana. Murabizi ko natwe turi abantu, murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora na Imana nayo ibiri gupanga ibyayo. So guys, mubonye ko filime yacu Ibanga ibivuyemo. Ese ushaka kugira ngo ubone iki muri episode irasohoka ejo? Ese episode irasohoka ejo ya filime yacu Ibanga ushaka ko hazamo iki? Ese kubona ko kwa Papa Kiramani ndetse na Mama Kiramani urukundo rwakomeje kuba urukundo, ariko Tereza akaba ari kubyivangamo ibyo muri rwa rugo, murabona bizagenda? Ese Papa Kiramani icyemezo yaba yarafashe ni yaba ari cyo? Ese wowe ari wowe ni wagifata? Ese kubona noneho Niyori yafashe umwanzuro atangiye gucurira nyina ngo yabyaye umwana umwe cyangwa se ngo nta n'umugabo anafite? Ese murabona Niyori ari kuganisha he mama we? Ese kubona ukuntu mama Niyori akunda Niyori, ese Niyori akaba atangiye kumuhinduka, wowe urabona ari wowe uri mama Niyori wakora iki? So guys, ibitekerezo ni byawe, kandi niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ndagushimira, wahisemo neza. Kandi niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga kandi ukaba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushimira, wahisemo neza. So guys, episode ya 87 ushaka ko tukuzanira miki? So guys, ibitekerezo ni byawe, ushaka ko muri episode ya 87 ubona miki? Ese kubona ko Valence yakatiwe na Dete, we urabona bitababaje? Ese Dete ukatiye Valence ashaka kuba yakundana nande? So guys, turabizi ko Dete yikurura kuri Niyori birenze, kandi murabizi ko akiziritse ku muhoro gashizwa kawuciye. So guys, turabizi ko Niyori akunda Nyambo, ariko turabizi ko none batangiye gushigikirwa na Jojo, kandi turabizi ko Jojo ari we wabyamaganiraga kure, kandi Jojo abigiyemo nta n'ikitashoboka. Ese murabona Yves azagera ku mugamba afite? Ese iyo ubonye Yves umugamba afite, ndetse ukabona n'ukuntu Nyambo na Niyori bakundana, ndetse ukababonye ukuntu Jojo noneho yatangiye kubiyumvamo, urabona Yves azabijyamo bigakunda kubatandukanya? So guys, twigarukiye hano mu mujyi, twari tuzi ko Kiramani ayenda gusaba, ariko si Kiramani azasaba umuntu utaramwemereye n'urukundo. So guys, filime yacu irahari, kandi nawe ndagushimira kuba uyikurikirana, kandi niba waranakoze subscribe hano kuri Venke Empire uri umuntu w'intwari yahisemo neza. Kandi niba nawe ukunda Ibanga ndetse ukaba uri umukunzi w'Ibanga, ntuzabure kuri episode yari yose ndetse no kuri behind the scenes yari yose ica kuri hano kuri Venke Empire. Kandi niba warahisemo neza gukurikira kuri Venke Empire uri behind the scenes zose zihanyura, uri umuntu w'intwari yahisemo neza. So guys, kuri episode ya 87 ndagusaba kutabura, kandi munabizi ko tuba tubafite utuntu tumeze neza, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube tuganira kuri episode iraza gusohoka nizashize. So guys, uri umuntu w'intwari kuba ukurikirana ibikorwa bya Venke Empire, kandi nawe niba ushaka kuba umunyamuryango wuzuye usabwa kugira ngo ube wakurikirana behind the scenes zose z'Ibanga ndetse n'ibikorwa byose bica hano kuri Venke Empire. So guys, niba warebye episode ya 86 ya filime yacu Ibanga, ntuze kubura kuri episode ya 87 ya filime yacu Ibanga. Kandi niba ukunda Ibanga ndetse ukabona kunda Miss Nyambo muri rusange, ndetse niba unashaka kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye, usabwa kugira ngo ukore subscribe hano kuri Venke Empire. Kandi murambi babwira, niba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire ndagushimira wahisemo neza. Nawe utarayikora ndagushishikaza kugira ngo wakora subscribe kugira ngo tube tujyana mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Kandi munabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano utuganire kuri episode zarizo zose zo waba ushaka ko tuganiraho. So guys, rero nagutindiye kongere duhure kuri episode ya 87 ya filime yacu Ibanga, kandi ndagushimira umuntu w'intwari ko warakoze subscribe hano kuri Venke Empire, warakoze.